mu by'ukuri ndatondaguye aya matsinda bavuze, ushobora kugira iryo nibagirwa, ariko turavuze ngo Imana ibagire gute, ibaduhereje. Suko yeme ibi bintu ntabwo ari binini, hari n'abazanye wenda ibiruta ibi, ariko cyane ngenda reba umutima w'uru rubyiruko, agatega, mwabyumvise, agatega imodoka, agatega moto, ariko akavuga ngo ndasagura igiceri cyo kuzagira icyo duserukana hehe Inyabiheke. Mu by'ukuri ntavuze menshi, Imana idakiranirwa izi kureba mu mitima ibaduhera imigisha, yagura imbago zanyu, yagura ibitekerezo. Nashimiye cyane abavuga butumwa bacu bombi, nari nsa n'uhuzeho cyane, hari ibintu narimo nandika ariko nabakurikiye. Uhereye kuri ya musore wa mbere yavuze ngo icyo uzaba cyo kiri muri wowe. Mwabyumvise urubyiruko rwacu, icyo uzaba cyo ni wowe ugipfunyitse, urufunguzo rw'icyo uzaba cyo rufitwe nawe. N'uwa kabiri ngira ngo ni umujyi umwe, ni nk'uko yabivuze. Rero turabashimiye n'ukuri, shimiye Faith Group, shimiye iri shuri rya Kigali Christian School, Imana ibaduhere umugisha. Shimiye Isoko, imirimo yanyu turayizirikana, mu by'ukuri ntitwabona uko tubivuga. Imana ibaduhere umugisha. Kandi reka mvuge kino kintu, ngewe ni nkaho nagize uyu mugisha. Hano hari amatorero menshi, ariko ibyinshi njya nkunda kubona binyura muri uyu murongo w'itorero Inkuru Nziza. Ndabishima Imana, sinzi impamvu nigeze kubona rimwe itorero rimwe ry'i Kigali, ndaryibagiwe, abayobozi baryo bampamagara, sinari mbazi, sinzi uwabahaye nimero zabo, baradusura. Ejo bundi mbona iyi group barampamagaye, Eridad, Imana imuduhere umugisha, mu Budage ahari, yazanye n'abandi basore nabavuze, numva bafite ibitekerezo byagutse. Ndavuga ngo aba sinabakingira umuryango, ndavuga ngo urakinguse. Rero Imana ibaduhere umugisha, na timu ya Nyabiheke y'urubyiruko nabo babikoze neza, Imana ibahe umugisha. Maze rero munyemerere, ibi bintu bazanye, nahamagaye abashumba bose dukorana, mbabwira n'ibyaje. Hano hari udufuka 26. Ibi bindi byo sinabivuga, sinzi umubare, ariko ndavuga turiya tujyanye n'ibiribwa 26. Twa 26 ku matorero 9, hari amatorero twasabye abantu 3, hari amatorero twasabye abantu bangahe? 2. Ubwo rero niba tubuze umuntu, singiye ubazi, nabo iri torero nabahawe n'abari mu ngabari 2 hariya, nibo bampaye abantu b'iri torero. Bivuze ngo nta muntu n'umwe ngiye ku giti cyanjye nahisemo, abandi nagiye mbahabwa n'abapasiteri bagize ayo matorero. Itorero rya mbere ni EPG, umushumba waryo arahari, rikamusabe n'abatambuke dufatanye gutanga tambuka mushumba, ndetse na pasiteri waserukiye itorero rya Foursquare, tambuka namwe muze hano. Perezida ntawe uraza? Okay, abarimo namwe ni muze, kuko twafatanyije, mutambuke hano dufatanye. Iki kibanza ni kinini, turagikwirwamo nta kibazo. EPG yaduhaye abantu 3. Umuntu ni pasiteri wabanyandikiye, yambwiye Bayavuge Boniface, arahari wino. Umubyeyi witwa Rusi Madame Muvunyi, natambuke. Umudamu witwa Nyiragicumbi, nimba hari natambuke. Aho hari pasiteri arahari, nta kibazo. Bamara kwakira baratonda umurongo, ahangaha barahagarara hano imbere. Aho bahamagara tugende tuza n'abanyarukije kugira ngo byihute. Okay, dukomeje tugiye ku itorero rya Zion Temple. Zion baduhaye abantu 2, mu witwa Nyandabara Nyamugisha, nimba hari natambuka. Wino Nyamugisha ari kumwe na Nyamvumera Aline, nawe natambuke. Aba bavuye muri Zion Temple. Itorero rya gatatu ni rya Deliverance Church, baduhaye abantu 3.
Nyaruhanga madame Nkuru nziza nimba hari natambuke. Nyarutse amasaha murabona ko yagiye. Wa kabiri ni Nyamahirwe madame Eric nimba hari natambuke. Nyamahirwe wino. Wa gatatu ni Nyanza Ninka madame Kibangura nimba hari natambuke. Azundi ntihagira umuhagarira nta kibazo. Nimba hari umudamu uva muri deliverance yamuhagarira nta kibazo. Reka nsabe mwarimu rero, mwari fata kariya gafate ndaza kukubaza. Iyo ni deliverance tuyivuyeho. Itorero Inkuru Nziza baduhaye abantu batatu. Uwa mbere ni Murekatete Jeannette natambuke. Murekatete Jeannette mukecuru ngwino. Ko ndakubona ko ndabona ureba ku ruhande kandi ari wowe gusa. Wino. Murekatete Jeannette muri ya mukecuru nasi. Mukashaka Kampire nawe hari. Navuze Murekatete Jeannette ngwino. Basubiyeyo. Ngwino ni wowe. My goodness. Cyangwa amazina twaryanditse nabi. Keshimana, sorry. Keshimana. Ndio byanditse nabi buriya. I'm sorry. Mukashaka Kampire arahari. Na Amerika. Aho hari. Ngwino. Niba Inkuru Nziza Foursquare iyobowe na Pasteur Mungura baduhaye abantu batatu. Harimo Nyiranza Ninka aho hari madame Makara Nyarutsa rwose mu Tunyarukizi. Hakabamo Nyiraruhanga nimba hari natebuke. Yahagaze gatwara n'imishiki we. Hakaba Nyakiyobe wa Nyabugogo aho hari. Abantu bahari bagerageza. Ni Foursquare banyarutse yo kwa Pastor Mungura. Foursquare iyobowe na Pastor Sebasore. Hariho Nyamahoro nimba hari natambuke. Nyamahoro Nyarutsa. Hakabaho Nyandamira Joyce Ngwino. Hakabaho Zipora mukecuru. Abo nibo bo muri Foursquare iyobowe na Pastor Sebasore. Foursquare iyobowe na Pastor Kiruhura baduhaye abantu babiri. Ni uwitwa Rita nimba hari natambuke. Pasteur arahari nagenda gafate genda guheze ufatire. Fati witwa Rita. Hanyuma wa kabiri no witwa Veneranda arahari. Dufate twombi. Uyu pasteur wabo ubwo turamwizeye azatuha. Methodiste baduhaye abantu batatu. Hari witwa Tumukunde nawe hari. Tumukunde Methodiste ari muri yatubwiye ko umudamu arwaye gafatana kamuhe. Yego. Hanyuma hariho mukecuru Teresa arahari. Aho hari. Wena mukecuru ngwino. Hanyuma na Nyabisage Mwamikazi ngwino. Uwa nyuma ni umuntu wadukoreye amasuku hano. Uwo twamushimiye cyane. John aragafata azakamugezaho. John gafata. Aradusigaye. Dushimunga. Hallelujah. Kera kose umuntu yarihe. Isi n'ijuru bitari baba. Kera kose umuntu yarihe. Isi n'ijuru
ukuri ubwo nari wiriye Yesu we nari wiriye mwami gira mwami waje ikintu cyatumye unkunda we gira Haleluya. Haleluya. Bari batubwiye ngo tuzi n'umukunga nitumara dutanga umwana. Haleluya. Turi kumweme. Twazamura ibiganza. Twazamura ibiganza kandi. Haleluya. 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 Ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima mu mwijima kubimenya nibwo buzima kumara ubwoba utuma ndirimba we kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba wowe Yesu kubimenya nibwo kumara ubwoba Uri fura we, uri fura, uri fura.
nyaboneka katwaguke twese turi mu gitaramo cy'Imana ndabasabye nk'umwana wanyu haleluya katwese twaguruke ndabasabye nukuri imbere y'Imana turi mu rusengero rimwe na rimwe tukora turi mu materaniro yera haleluya iki gihe twarayiteguye pe mu mwuka no mu mubiri tugiye gutaramira Imana yacu haleluya 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 tuzamu abako hejuru Yego. duhereze Imana icubahiro Hallelujah. tekereza ikintu Imana yagukoreye umunsi umwe biratera impamvu yo gushima Imana dufite impamvu y'igihumbi yo gushima Imana reka ubwo ari ugeze abayumbe nyaboneka muze tubyinira Imana ababishoboye muze tubyinira Imana Hallelujah. munota umwe